Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro muri kino gitondo, yongeye kutugirira neza, ikabiduhaye umunsi mwiza, umunsi w'intsinzi ku buzima bwacu. Uwiteka abagire neza, mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri bihugu bitandukanye by'isi, mukomeje kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga. Iki ni ikiganiro Morning Prayer, isengesho ryo mu gitondo, aho twiga ijambo ry'Imana tugasenga tukagira ibihe byiza hamwe n'Imana. Imana ibagire neza. Turi mu cyumweru cya Pentecote. Inshuti yanjye, wewe utabashije kubana natwe muri iyi minsi yose, twagiye tuvuga ku majambo meza, amajambo atwigisha ku mwuka wera, iby'Imana ishaka gukorana natwe binyuze muri mwuka w'Imana, muri mwemu yera. Ndagusaba kugira ngo ukurikire inyigisho zose twavuze muri iki cyumweru, ziraza kukwigisha, ziraza kukuremamo inyota yo kongera kandi gushaka Imana no gushaka gusabana n'umwuka w'Imana. Isengesho ryanjye rero muri kino gitondo ni Uwiteka agusukaho umwuka wera kugira ngo abashe gukorana nawe bidasanzwe. Haleluya. Mwuka wera arahari, abakristo ni benshi muri iyi si, ariko ndibaza ikibazo nk'icyo Paulo yibajije cyangwa se yabajije abakristo bo muri Efeso. Arabaza ngo ese igihe mwizera mwahawe umwuka wera? Biratangaje kandi birababaje cyane ko umuntu yarizeye ariko atarakira umwuka w'Imana. Iki gitondo cyangwa se iyi minsi turimo, ndagusaba kugira ngo ukingure umutima wawe, wemerere umwuka wera amanuke mu buzima bwawe. Mwuka wera kuzure, yuzure ibitekerezo byawe, yuzure amarangamutima yawe, yuzure umubiri wawe, kugira ngo abakureba bose bakubonemo imbaraga z'Imana. Haleluya. Iki gitondo rero turakomeza dusenga twinginga Imana kugira ngo Imana yongere kandi dusukeho umwuka wayo wera, kuko yarabisezeranye kandi yiteguye kubikora muri kino gitondo. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 26, Bibiliya iravuga ngo nzabaha n'umutima musha. Haleluya. Imana yiteguye kuguha umutima musha ngo mbashiremo umwuka musha. Haleluya. Imana irifuza kongera kudusuka mu mwuka musha mu buzima bwacu. Wewe wasubiye inyuma, wewe wananiwe, wewe wacitse intege, Imana irifuza kugusuka mu mwuka musha muri kino gitondo. Sinzi niba ubyizeye, ariko ndumva hari ikintu Imana igiye gukora. Ndumva hari umuntu mwuka wera agiye kugota muri kino gitondo. Ndumva hari umuntu mwuka w'Imana agiye gusanga muri kino gitondo. Ndumva hari umuntu imbaraga z'Imana zigiye gukora muri kino gitondo. Haleluya. Bibiliya ikomeza ivuga ngo nzabakuramwo umutima ukomeye nk'ibuye. Iyo mitima ikomeye nk'amabuye, mitima yinangiriye, mitima idashaka kwakira umwuka w'Imana, Imana irifuza kuyikura muri kino gitondo. Haleluya. Ngo mbashiremo umutima woroshe. Haleluya. Umurongo wa 27, Bibiliya iravuga ngo kandi nzabashiramo umwuka wanje. Iki gitondo Imana irifuza kugushiramo umwuka wayo ngo ntume mugendera mu mategeko yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Haleluya. Umwuka w'Imana yari muri twebwe, umwuka wera yari mu buzima bwacu, atuma twubaha Imana, atuma tugendera mu nzira zo gukiranuka. Umwuka wera yari mu buzima bwacu, ibyaha turabihunga, ibyaha tubigendera kure. N'izina rya Yesu Kristo, urakeneye umwuka w'Imana mu buzima bwawe, urakeneye imbaraga z'Imana mu buzima bwawe, kugira ngo ubashe kunesha icyo cyaha, kugira ngo ubashe kunesha ubwo busambanyi, kugira ngo ubashe kunesha iryo rari, kugira ngo ubashe kurekura ibyo biyobyabwenge, kugira ngo ubashe kureka iryo shari niyo nsiga. Imana iragusaba kugira ngo kino gitondo ufungure umutima wawe, wakira umwuka wera. Mukara niwo mufasha, mukara niwo adushoboza, kandi n'isezerano ryacu Imana yarasezeranye. Iravuga ngo muri Yoweri igice cya 3 umurongo wa 1 ngo hanyuma y'ibyo ngo nzasuka umwuka wanje ku bantu bose. Haleluya. Bose twese tugomba kuzura umwuka wera, twese tugomba kuzura umwuka wera, twese tugomba kwakira zino mbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Ngo umwuka wanje ngo nzawusuka ku bantu bose, ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura. Igihe kirageze bwoko bw'Imana
abahungu n'abakobwa duhanura duhagarara mu mbaraga z'Imana, tugahanurira amahanga, tugahanurira imiryango yacu, tugahanurira ibihugu byacu kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Bene data, mwitegure, bapasiteri, bakozi b'Imana, mwitegure kubona Imana ihagurutsa abasore n'inkumi, Imana ihagurutsa abana buzuye Umwuka Wera bagahanura. Haleluya! Mureke Imana ibakoreshe, mureke Imana ikoreshe urubyiruko, mureke Imana isuke uwo mwuka mu itorero ryayo. Ibimenyetso n'ibitangaza byongere bigaruke mu itorero, kuko Umwuka Wera iyo ahari ibintu birakoreka. Birakomeza bivuga ngo bakambwe banyu ngo bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Ibi bihe nibyo twifuza kwinjiramwo, ibihe bya Pentekote. Haleluya, haleluya! Iki gitondo Imana ikuzuza Umwuka Wera. Ese uriteguye gusengana nanje muri uyu mwanya kugira ngo Umwuka Wera gusange? Haleluya! Zamura ibiganza byawe aho uri, niba ubishoboye uzamura ikiganza cawe kimwe, kindi ugishire ku mutwe, usengane nanjye no sengesho. Ubwira Imana ngo Mana, suka Umwuka wawe ku buzima bwanjye. Mana, reka Umwuka Wera yuzure ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Data, turagushimiye muri kino gitondo. Reka usuke Umwuka wawe mu buzima bwacu, turakunyotewe Mwana. Reka Umwuka Wera akorane natwe, reka Umwuka Wera rusange, reka Umwuka Wera asange buri muntu wese ariko arumva ijwi ryanje muri kano kanya. Suka Umwuka wawe ku buzima bwe, Mwuka w'imbaraga, Mwuka wo guhishurirwa, Mwuka wo gukoresha ibidasanzwe, Mwuka wo guhanura. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, akira Umwuka w'Imana muri kino gitondo, akira Umwuka w'Imana muri uyu mwanya, akira imbaraga z'Imana muri uyu mwanya, akira ubwiza bw'Imana, akira gukomera kw'Imana, akira imbaraga zidasanzwe mu buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zigushoboza gutsinda ibyaha no kunesha ibyaha. Mu izina rya Yesu Kristo, ni isezerano ryawe kwakira Umwuka Wera. Imana ishimwe kubikoze. Mana, turagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagire neza, muzagire na Pentekote nziza, mugire weekend nziza. Imana ibakomeze kandi Imana ibane namwe. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.